nitsinda Lesotho niyikubita sha ego ni ukuri nihe kipe fana Amavubi mu busanzwe ngiye mfana ikipe bita Real na APR ariko ikipe y'igihugu mba ndi imbere cyane twebwe tugomba gufana ikipe y'igihugu ubushize twaratsinzwe ariko nta twatsinzwe ngo mu ntuzi twatsinzwe na Nigeria mu biki muri nani mumeze gute bakunzi ba Crevative reka nizere ko mumeze neza so uyu munsi nagiye kureba umupira ariko hano masanze umugabo umeze neza meze fresh ba meze fresh yes komana ngo harya kanaga kiba kitagute vuzera ubu vuzera ikipe y'Amavubi vuzera ikipe y'Amavubi ufane ikipe y'Amavubi yes umeze neza ariko umeze neza gatanu kutarinjira mu ntuza muri stade no tugiye kwinjiramo kandi mfite amakuru ngo ikipe ya stade yuzuye no today haye today bisobanuye iki yes tugiye kwinjira tugiye kwinjira ntago turi bubura umwanya nawe mfite ubwoba ko ndi bubura umwanya wo kwicaramo no guys umuntu ufana Amavubi naze tube turi kumwe hano so muso umeze neza murashima ego komana yani urashima ara yes urashima ara yes imana ishima none se nkongera nkashima Amavubi ugashima Amavubi igihugu cyacu cy'u Rwanda turagishimira cyane rwose nkashima Korode waje sha Korode wawe ni ukina APR akina APR yes Korode akina mu ekipera APR akina muri APR okay gataro kuri gataro Korode uramushimira iki ni ikihe kintu yakoze so ejo bunu kuri match no hara kuri match ya Nigeria yego yes habaye Nigeria niwe muntu Korode niwe muntu wabonye ifase kuba yatera santere wari uhabaye wa kuri ekipe ya ntuze wari uhabaye no wari uhabaye nani mpabaye ni iki cyakubabaje muri iriya ikintu cyambabaje ni ikintu kimwe ikintu cyambabaje ni umutoza wacu w'Amavubi buryo yakinaga bana asubira inyuma umukino w'Amavubi umukinnyi w'Amavubi yakinaga asubira inyuma ukuvuga ngo umutoza wagira ngo yabatoje gusubira inyuma umutoza w'Amavubi aka kanya niki wamubwira ngo twirinde aka kanya twirinde tubone itike twirinde gusubira inyuma ariko ngo kwinjira ni ubuntu yes ubu ngubu turi saa 9:08 niturinjira ubu nta mpungenge dufite zuko dushobora kugira kubura umwanya dufite gatanu kuri gatanu uko Lesotho turayitsinda ndikumva ngo abantu barwaye umutwe uriya nyine uvuze uriya afite ikihe kibazo afite imyumvire uriya n'umwana wasanga afite imyumvire nase kakantu ko gafite kandi nkajya numva bakavuza wowe kutari kukavuza ngo twumve urashaka kugira ngo avuze ndashaka kugira ngo ukavuze ntabwo kari kuvuga gashobora kuba kapfuye cyangwa gashobora kuba gafite ikibazo karadushitengushye ariko ntarebe sibyo nta kibazo rwose gashobora kuba gafite ikibazo icy'ingenzi nuko ikipe yacu y'Amavubi iri ku mutima wacu ariko ushobora kubuza akaririmbo k'Amavubi ukaba watunyuriza ikipe yacu Amavubi ikipe yacu Rwanda rwacu sha Amavubi guys mbivuze yuko ahantu turi ubu ngubu hari kunyura imodoka nyinshi cyane, hari abantu benshi bari gutambuka nkuko muri kugenda mubibona. Mutwihanganire rero
dore na Kararisa anyuzemo ariko bana mwabona wasanga mukunda kamera waruje kwiyicarira Kararisa uramubona se so kuri uyu munsi wa none ikipe ireba akunda APR akunda APR yes nanjye nkunda APR so rero reka nkubaze ikibazo amazina yawe ntabwo watubwiye ukuntu wita nkunda abandi Venuste nkunda abandi Venuste nkunda abandi Venuste reka ninjira mu buzima bwawe ho gato ubu ngubu ukora iki uvuka he yes mvuka aho bita Inyange yes Karabizi ko uyu muntu tuvuka hano hamwe Inyange Press SPA he Chaya nago mazi ubwo nagahonza araho uvuka Inyange ubu ngubu nk'iyo uri mu mujyi uba uri kwikorera uduki twa buri munsi umunsi ku munsi je mu kazi nkora akazi kubukanishi uburakanika gatanu kuri gatanu mbandi gatanu kuri gatanu mbega ibintu byose uko bari kutubwira ngo turashanga stade yuzuye turagiye mana tuhagure tugende mu kanya tugiye kureba amavubi tugende tujye kureba amavubi tugende none ubu ngubu ni icyo kintu wabwira amavubi uyu munsi watubwiye ko bagomba kwirinda gusubira inyuma so twinjire kabisa ariko amavubi yaragerageje nakatahagize sha nge nari imibereye igice cya kabiri twabashije kwinjira ariko igice cya mbere twadefanye bidasoboka ariko hari abantu bavuga yuko abakinnyi bacu ngo bakiri abana so bari abakinnyi twahuye na Nigeria n'abasore bye ariko ntabwo twatinya natwe tugomba kurwana tugakora twatinya se gute nta kintu cyatuma dutinya Imana uyu munsi tuba bambere uyu munsi tugomba kurwana Imana ikaza kubibamo Mana yacu ubibemo natwe uyu munsi dutinda dushaka intsinzi bantu bacu mukomeze musenge cyane intsinzi niyo ya mbere ku Mavubi ku ikipe y'igihugu iya mbere so uyu munsi ikintu wakifuriza Amavubi ni ikihe mu byifuzo byawe ufite ndayifuriza gutsinda byiza tukakubita bitatu yes bitatu nkahita nishima nishimye sha nkahita numva u Rwanda rwacu sha dukomeje ni ukuri ni ugukomeza tugakora cyane tugapushinga kugira ngo tugere kure tugenda twinjire mu kidirishya mu kibisi hano guys hari guca amabisi ari gutwara abantu bari kujya kureba umupira bosi wanjye natwe ntitwagenda tukajya kureba umupira twende bana ahubwo twakerewe tugende uri rodi gufana nk'ushyire nishyuye tike sinabasha kuyinjira ariko ndinjira nyine bisanga injira ariko uyu munsi n'abafite amatike barinjira n'abadafite amatike turinjira urabona yuko tuba twagiriwe ubuntu bwo kwinjira guys ikiganiro navuze ni reka ubwo ngeze hano nkasanga umufana w'Amavubi reka mukoreshe ikiganiro twiganirire bisanzwe kandi nawe nimba wumva waza tukiganirira nta kibazo natwe ubu ngubu tugiye mu nzira yo kujya kureba umupira tugiye kureba Amavubi mwari kumwe na Joyce wa Juno kuri Televa TV Show kora subscribe nimba utarakora subscribe kora share na comment wumve yuko tugukunda aho uri hose ibiganiro nakagaruka ibiganiro na noneho uravuze bigenze gute noneho uravuze bigenze gute noneho kuvuga uvuga utunguranye so
njyewe nitsinda Lesotho niyikubita sha yego ni ukuri guys ndacyahura n'abantu benshi bari gufana Amavubi mumeze mute tumeze neza cyane Amadu wa kujya kureba umupira nihe kipe ufana Jewe n'ubundi ni Amavubi tugiye kureba tugiye kureba Amavubi Amavubi se nera bari gukina yo agiye gukina na Lesotho na Lesotho ngo iyi match Amavubi ni nk'ari finale kuri yo muye n'umuntu uri gucuruza amagi Amadu ndagira ngo ngurire igi rwose umva umusaza mumenera igi umusaza ufana ihe kipe fana Amavubi mu busanzwe ngiye mfana ikipe bita Real na APR ariko ikipe y'igihugu mba ndi imbere cyane twebwe tugomba gufana ikipe y'igihugu ubushize twaratsinzwe ariko nta twatsinzwe ngo mu ntuzi twatsinzwe na Nigeria mu biki muri nani mbega abanyamakuru oya nyine urabona baravuze ngo mu manota twaratsinze okay noneho aho twatsinze ubwo ni muki twatsinze qualification y'igikombe cy'isi rero twaratsinzwe ejo bundi dukina na Nigeria urimo kumva noneho uyu munsi gahunda hariho gahunda yo gutsinda nanjye bazaniye amagi abafana mufane neza mufite imyuga nese amagi ya tayari se turi gutsinda uyu munsi neza naribi cyane ikintu cya mbere cyo naribi rwose ariko se uyu we kuza gufata amagi akagenda bite bya amagi uri kurya ntabwo bajya barenze igira imwe ubundi urenze abiri uraza kumererwa nabi ngiye kwa cameraman cyangwa ntabwo uri burebe match mani muri live n'ubundi birazwi ko turi live wakonyoka ngira kandi gasenga nakunda nabona Joyeze yaryohewe guys noneho ubu ngubu match tuyiteguriye neza kabisa ndabizi turi buze gutsinda kuri intsinda hanyuma se urabona ari uri butsinde uyu munsi ikintu cya mbere cyo abanyarwanda tuzi ko tugomba gushyigikirana kandi tugomba gushyigikira ikipe yacu n'ubundi ikipe yacu nijya mu cy'isi natwe tuzaba turi inyuma yayo niyo mpamvu igihugu cyacu kizagaragara neza niyo mpamvu rero abanyarwanda tugomba kubikangurira tugashyigikira ikipe yacu tugafana ufite na SMS agashyiraho akayishyigikira nicyo kintu nakumva kimeze neza gusa abanyarwanda babyitabiriye nabi match ubushize warayibonye match ubushize ntago nagiye kuyireba ariko nari ndi guhereza abantu ibyo kurya nari bameze neza none se ubwo wabonye ikibazo ari ikihe wenda ikibazo navuga ahari yenda navuga gute se ni ubushobozi yenda urebye shampiyona z'u Rwanda nta mafaranga barimo cyane yenda ngo abantu bagere ku rwego ruri hejuru cyane hari umuntu twaganiriye ambwira yuko impamvu twatsinzwe umukino wa mbere ari uko ngo abantu ngo twagiye ngo bagiye basubira inyuma kambanze mweho sibyo ari uko abantu mwegeye ariko ngo amazi umuntu twite ntabwo kunywa amazi menshi uba ugomba kuyanywa sibyo batubwiye yuko impamvu twatsinzwe ngo abantu bagiye basubira inyuma ese koko nawe niko ubibona uko mbitekereza hari yenda n'abakinnyi baba bahaza umureti cyane igihugu cyabahaye neza bakirara ntibumve ko tugomba nabo bagomba kuba abantu bagomba oya ntekereza ko uko nabibonye ngewe abakinnyi ba Amavubi abakinnyi hageze ko babivugana urumva abakinnyi b'Amavubi ngiye ko nabibonye ntako batagize ese wowe urabona koko ni imireti nk'uko ubivuze ni iki cyatumye tudatsinda ikintu yenda navuga gute se urebye umupira w'i Burayi twebwe dukunda kureba imipira y'i Burayi ukagereranya n'umukinnyi uri gushaka kugira hava agere cyangwa se nawe ashaka kuzamura impano ye igere out country ni urumva ni ikibazo abakinnyi kandi ntabwo hari ntiwatekereza ko waba bareba ko n'umuntu yabahaha uri hirya no hino sinzi ikibazo
kibazo bafite niba ari ikibazo cy'amafaranga kandi nta icyo ndumva ari ubushobozi burahari ahubwo ikibazo cyabo ntibakora imyitozo ngwino bitubwire ntago bameze neza nabo ubwabo ahubwo icyo tubasaba tunabifuzamo nibaduhe imbuto dukeneye kumva ko bo ubwabo nabo bumve ko ari abanyarwanda bagomba gushyigikira u Rwanda natwe tukajya tujya mu cy'isi tukareba umupira tuvuga ati ni ikipe y'u Rwanda tugomba kuyishyigikira apana kujya duhora hano mu rugo gusa twumva ngo APR na Rayon nizo kipe tugomba kubona gusa nabo bagomba kutugeza hanze tukabona byibuze yenda Rage ari gukina na Mbappe barimo bahangana ibyo ni ishema cyane n'abantu baza mu Rwanda bakamenya natwe icyo twifuriza ikipe yacu y'Amavubi ni ugutsinda ni ukugera kure natwe ariko bazatsinda ari uko twabashyigikiye tugomba gushyigikira ikipe yacu igatera imbere ikagera kure tukayisengera kandi tukayereka ko turi kumwe nka kuriya yatsinzwe ntabwo tugomba kuyitererana nk'ubu ngubu wenda example wenda tubaze n'abangaba baje muri kujya kureba match se mujya kureba match reka tubabazeho gatoya yongeye kureba match ushize match mwarayibonye ya Nigeria ntabwo mwayibonye n'ubwa mbere muje okay urabona intsinzi iri buboneke se babyizeye 100%. ubwo twese tubyizeye match tugomba gutsinda tugomba kubona intsinzi so rero katwigarukire kuri uyu mugabo so uyu mugabo dusanze ari mu kazi ko gucuruza amagi akazi ko gucuruza amagi ukamazemo imyaka ingahe namazemo imyaka 2 n'amezi asanga nk'arindwi ubu niko kagutunze ko kanunze n'umugore n'umwana yishyura inzu umwana akiga nanjye nkaryo urabona ko meze neza nta kibazo inzu tukayishyura umwana akiga kandi tugateganya n'ejo hazaza h'umwana so rero umaze imyaka 2 n'igice ucuruza amagi so hari abantu bafata akazi reka tuve mu by'imikino ho gato hari abantu bafata akazi bakagapinga bakirwa bicaye mu rugo nkaho baje ngo bakura amaboko mu mifuka bakore kubona uri umugabo uri kwicururiza amagi yawe bakagupinga abo bantu ni kiye kintu wababwira abantu bapinga akazi abo bantu bo n'ubundi mu buzima busanzwe nk'umuntu ntago abo bantu babura gusa nyine uwo muntu ikintu umuntu yashyizeho umutima kuri we abavuga ati ejo nazasabiriza umwana wanjye atazabona andi batetse ifiriti ajye gushukura ejo uteganya minirivare ngo yige nawe yabe yanayobora ajye gukora muri RDB cyangwa se abe n'umuganga cyangwa n'umwarimu buri muntu wese ufite umuryango aba yifuza umwana we ko yagira ejo hazaza gusa nyine uba wifuza mbese azaza heza h'umwana wawe ndetse h'abana bawe ndetse h'umuryango wawe nibyo ni ukuri guys mujye mutwumva gusa nyine abo bibona bisuzuguritse kandi nta kazi pe ni ubunyobwa amagi dore tujye tunabibereka uyu ni umugabo wicururiza ibintu bijyanye n'ibi ngibi cyane rwose ibi ni akazi kamutunze amazemo imyaka 2 n'igice mbere utaraza muri aka kazi wakoraga iki nari mucoma nkorera kwa Guinness ubwo bakavamo bakwirukanye byagenze gute cyangwa urumva mu covid yazanye ibintu byinshi cyane urumva ufite umuryango kugira ngo bisuganye umushahara uba mukeya ubona n'ubundi wajya ukorera inzu gusa no kurya nta kwizigamana ariko ibingibi byo birakuzigamira neza nta kibazo ibingibi ntanga itsinda ry'ibihumbi 8 buri munsi mu rugo turarya nta muntu wari wansohora mu nzu kandi ndateganya kubaka inzu yanjye mfite ikibanza cyanjye naguvanye muri ibi ntacyo nabishinze gusa nubwo yenda leta iba itabyemera bino bintu kandi badushishikariza kwihangira umurimo hari igihe umuntu afite ubushobozi bukeya atavuga ngo afite miliyoni zingahe aragenda ashinga butike cyangwa se ashinga iduka runaka akora akantu runaka ariko ibi bintu
sinzi yenda abantu bajye batekereza no kuri rubanda rugufi kuko sinabireka none se najya kwiba mbiretse wowe iyo bifite ahantu bikugeza iyo ukora ikintu gifite ahantu kikugeza rero ugomba kugikomeza turi kumwe na Amadu ikibazo nge wenda tugaruke inyuma ho gato mu mupira nonaha ugiye kuri stade cyangwa uri ahantu barakinjira ndi gukata impande ya stade mbahereza ku magi ku bunyobwa kugira ngo baze gufana afite imyuka bameze neza nta ribi urumva ko ibintu ari mahwi muri stade ndane muri stade ndinjiramo nyuma match saa 11 ndaba ninjiye muri stade nanjye ngiye kureba umupira stade yo yuzuye barafunga uranyura urasimuka hejuru oya ntagira bayuse ndabizi hari abantu basigaye bari ku murongo stade iruzura yuzura ndawurebera kuri televiziyo iwanjye mfite televiziyo ntago twareka kureba ikipe ikintu cya mbere ntago byemeye kwinjizamo ibintu hari udafite uburenganzira ndi hano gutya nkata gutya bafata imyuka uwagezemo nyine naye hari abari kumwitaho nta kibazo umwanya uracyahari nanjye kujya ndeba ku isaha ubu ngubu umwanya ndabizi wagiye turi kwitegura kujya kuri stade Amadura ni ikihe kintu wakifuriza ni ikihe kintu wakifuriza Amavubi turimo gusoza Amavubi ikintu nayifuriza turayikunda tukunda ikipe tukunda igihugu cyacu turifuza intsinzi kandi turagishyigikira 100%. Dufite stade nziza ibintu byacu ni byiza rwose dukeneye intsinzi kugira ngo tugere mu cyiza so niki wabwira abakunzi bari badukurikiye ku bintu bijyanye n'umukino w'Amavubi ikintu navugaho abakinyi ntibadutenguhe gusa nk'ukuntu baba bari kutubwira n'ibipfa n'ubundi tuzabagomba byapfa byagera kuri oya nabo bigomba gupfa ahubwo nabo babyumva uko bimeze uko nkurikije n'umwuka ukuntu umeze abize abakinyi bameze neza uyu munsi ho baraza gukosora ntabwo turi bumere nk'aya match y'ubushize ya Nigeria tugomba gucyura intsinzi so rero wa mugabo wereka tugushimire nawe turi gusoza niki wabwira abakinyi b'Amavubi mu kubashyigikira ni icyo kintu wababwira ikintu cya mbere cyo abanyarwanda duhuriza hamwe dukunda ibintu byacu dukunda abantu bacu dukunda ikipe yacu bajye banatekereza umukuru w'igihugu yafashe umwanya akavuga ati ndaza ndebe ibintu mukina ibintu mugaragaza umusaruro wanyu ibintu mufite nyine muri mwe mubigaragaze bajye bumva ko ari ikintu gikomeye kumva ko umukuru w'igihugu yaretse gahunda ze akaza kwicara ariko bareba nabo bajye bamuhishema be kumusebya abanyarwanda natwe be kudusebya biratubabaza iyo twatsinzwe ariko tuba dukeneye intsinzi nicyo kintu cya mbere iyo umuntu yatsinze arishima kandi tubabwire yuko tubari hafi tubashyigikiye so rero mbibutsa yuko ubu ngubu turi kuganira mwagiye mubona abakinnyi benshi bacaho mwagiye mubona imodoka ziri kunyuraho yes rero reka dushimire abakunzi ba Kireva TV Show reka nizere ko mumeze neza kandi mukomeze mugubwe neza natwe tugiye kureba umupira tudacikanwa reka tubabwire yuko tubakunda cyane reka dushimire IT uri inyuma ya kamera reka tukubwiye ko nawe tugukunda cyane abakunzi ba Kireva TV Show mukomeze mukore subscribe share na comment turabakunda cyane murakoze mugira ibihe byiza Imana ibarinde Imana ibane namwe mu byiza no mu bibi mugire umunsi mwiza n'ibihe byiza nawe Amadura kugiye reka namwe mbashimire mwakoze cyane sawa nawe Amadura nawe reka ngushimire nanjye ndagushimiye ngo twishyura amagi y'abantu ariko wishyura amagi y'abantu wariye amagi 10 murakoze turabakunda cyane bakunzi ba Kireva TV Show